utaraza reka Yesu agutungure. Mu gihe wumvaga ko byarangiye reka Yesu atungurane. Mu gihe bene wanyu babonaga ko byarangiye reka Yesu atungurane. Mu gihe bene wanyu abo mwiganye, abo mwakuranye, abo musengana babonaga ko byarangiye reka Yesu atungurane. Kandi aje gutungurana, akira kurenganurwa. Umwanzi yarakurenganyije, abantu barakurenganyije, ariko dore yohereje ijambo ku buzima bwawe. Akira mu izina rya Yesu Kristo, wakira impinduka muri aka kanya. Manuye impinduka aka kanya, manuye impinduka. Wari urwaye umugongo, kira. Wari urwaye amaso, amatwi, amazuru, igifu, mu nda, amaguru n'amaboko, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka muri icyo gituro, sohoka aho hantu wari warashingiwe, sohoka aho hantu wari warashyizwe n'ijambo ry'ubuhanuzi, sohoka aho hantu wari uri, sohoka. Ngwino ubona ineza y'Imana, ngwino ubona ubuntu bw'Imana, ngwino wuzura umwuka wera nawe, ngwino wuzura imbaraga z'Imana, ngwino nawe usohoke aho wari waracecekesherejwe. Ngo bazaterana ariko singi uzaba wabateranyije, ngo no weapon fashioned against you shall prevail. Nta ntwaro bacire kukurwanya izagira icyo igutwara. Turi mu burinzi bw'Imana, turi mu kubaho kw'Imana. Ngo uhagarikiwe harya n'ingwa aravoma. Uhagarikiwe na Yesu ntaho atagera. Ari inshuti na Yesu, ariko akaga karashitse, imibabaro irabaye, birahindutse, habayeho impinduka idasanzwe. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yari yohereje ijambo rivuga ngo iyo ndwara si yo kumwica, birenzeho arapfuye. Bakunzi ba IHUMURE TV, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Turabakunda mu izina rya Yesu. Ni Pastor Janvier, ndagira ngo muri uyu mwanya mbahe icyo umwami wanje ampaye kugira ngo mbabwire. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo tujye gusoma ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma mu Isezerano rishya, reka tubarenze mu Isezerano rya kera. Turasoma muri Zaburi ibice byaho 107, Zaburi ibice byaho 107. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ubuzima bwawe ntibusigara nk'uko bwari bumeze, kuko tugiye gusangira ijambo ridasanzwe. Bibiliya iravuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Amen. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Mana, ndagushimiye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, ubuntu bwawe reka bubane nanjye, umwuka wera w'Imana abane nanjye, anyambare muri aka kanya, mbe umuyoboro mwiza ku bwoko bw'Imana. Mu gihe mvuga ijambo, urwaye akire, ubabaye abone umunezero, amateka ahinduke, uyu mwanya ubuzima buhinduke, habeho icyerekezo gishya. Wari ubuze inzira umubere inzira, mu izina rya Yesu. Data, uhindure byose kuba bishya. Ndagushimiye ko wohereza ijambo ryawe rigakiza bose, rikabagirira neza. Icyoro kibi cya Data twese mu izina rya Yesu. Amen. Imana wo mugisha, reka nongereho irindi jambo riri mu Isezerano rishya, riri muri Yohana. Turamara iminota 20 tuvuga ijambo, ntabwo dutinda, kuko mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zidasanzwe. 11 Yohana umurongo wa 4, ngo Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko ugize umugisha udasanzwe kuba wumvisha ijambo ry'Imana. Ni umugisha. Ijambo ni Kristo, ijambo ni Imana. Iyo wumva ijambo uba uri kumva Imana, uba uri kumva Kristo. Yohereza ijambo, nta kindi yohereje. Iyo usomye ku murongo wa 19 muri Zaburi 107, haravuga ngo maze ngo batakira Uwiteka bari mu byago, bari mu makuba. Uwiteka ngo bakiza ibyago n'amakuba. Batakira Uwiteka bari mu byago, Uwiteka bakiza amakuba, abakiza ingorane, ngo maze yohereza ijambo rye. Atari yohereza ijambo rye, abantu bishakiraga ibyabatabara, inuma, ibimasa, ihene, intama zitagira inenge, kugira ngo babashe kugira ngo babone ubutabazi.
yewe ijisho ryahorerwaga irindi. Ikintu cyose nuko byagendaga, bari mu ngorane cyane. Ariko kandi igihe kimwe Imana yohereza ijambo, ngo yohereza ijambo, batakira Uwiteka, bari mu byago, bari mu kaga, batuzwe n'umwanzi. Umwanzi yarabafasheho ijambo, nta jambo bakigira. Uwiteka yohereza ijambo, abakiza imibabaro, abakiza ingorane, baratabarwa. Nawe aka kanya mvugana nawe urakira gutabarwa mu izina rya Yesu. Umaze igihe kirekire uri mu ngorane, uri mu gahinda, uri mu mibabaro, uri mu kaga, ariko Uwiteka yantumye kugira ngo nkubwire ijambo akoherereje. Iri jambo riragukiza, iri jambo rirakweza, iri jambo riragutunganya, abakiza imibabaro, abakiza kaga. Imana ishimwe. Twasomye mu ijambo ry'Imana muri Yohana, hatubwira iki? Hatubwira yuko ngo Yesu abyumvise, ngo abohereza ijambo, nawe aravuga ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo gutuma Imana ihimbazwa, no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Haleluya! Ikibazo wagize, ikibazo ufite ntabwo ari cyo kuguhitana, akaga wahuye nako sako kuguhitana, ahubwo ni ukugira ngo Imana ihimbazwe, ni ukugira ngo Kristo ahimbazwe. Haleluya! Uyu yari inshuti ya Yesu, yari inshuti ya Yesu, yarafitanye igihango gikomeye na Kristo. Yesu yaryaga iyo, akambara aho ngaho kwa Lazaro, bari bamucumbikiye. Wibuke ko Lazaro yari afite bashiki be uwitwa Mariya na Marita. Mariya ni wa wundi Yesu yari yarakijije abadayimoni, yari yarakijije abadayimoni, yaramukuyemo imyuka mibi. Baravuga bati tumuhe icyicaro, uyu mugabo dukoreye ibi ngibi, reka tumuhe icyicaro aza aturane natwe. Reka nkubwire, wacumbikiye abashyitsi benshi, ariko uyu mwanya ndagira ngo ucumbikire Yesu, kuko ari bukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Noneho ngo bukeye mu gitondo bagira ikibazo, musaza wabo bari bafite wenyine ararwara, kandi arwara indwara mbi. Oh haleluya! Arwara indwara mbi yo kwica. None bamutumaho, nawe abatumaho, arababwira ati oya. Imana ishimwe ko hari ijambo dufite muri twebwe tugendana naryo, twumvise, kandi iryo jambo niryo riturinze, iryo jambo niryo ridushyigikiye, iryo jambo niryo riturwanirira. Niyo mpamvu ngo bazaterana, ariko singi uzaba wabateranyije, ngo no weapon fashioned against you shall prevail. Nta ntwaro bacire kukurwanya izagira icyo igutwara. Turi mu burinzi bw'Imana, turi mu kubaho kw'Imana. Ngo uhagarikiwe harya n'ingwa aravoma, uhagarikiwe na Yesu ntaho atagera. Ari inshuti na Yesu, ariko akaga karashitse, imibabaro irabaye, birahindutse, habayeho impinduka idasanzwe. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yari yohereje ijambo rivuga ngo iyo ndwara si yo kumwica. Birenzeho arapfuye, birenzeho barashyinguye. Yesu akomeza akazi, bagiye gushingura nabwo bamutumyeho. Yesu akomeza kwikorera akazi, kuko ijambo yohereje araryizeye. Haleluya! Ijambo yohereje araryizeye. Ndagira ngo wizere ijambo ry'Umwami. Bibiri nabwo ngo mwizere Imana mubone gukomezwa, mwizere n'aba yatumye kugira ngo mugubwe neza. Muri Bibiliya y'Icyongereza aravuga ngo kugira ngo mutere imbere. Ugomba kumva ijambo ry'Imana ukizera Imana, ariko kandi ukizera nanjye wagutumweho, ukizera amavuta ari ku buzima bwanjye kugira ngo agukorere. Kuko aya mavuta amenagura buri yoke of the enemy, a breaking every yoke, akuraho umutwaro wose abadayimoni bari barakwikoreje. Iri jambo riguhesha urubyaro utari ufite urubyaro. Iri jambo, kwizera ibyo ndi kuvuga, bigukura hasi bikakuzamura. Kwizera ibyo ndi kuvuga bishyiraho ibyo utabonaga, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Yohereza ijambo akabakiza imibabaro, yohereza ijambo akabakiza indwara, ngo akabarinda kugira ngo bajye mu mva zabo. Sinzi imva wari urimo, sinzi aho satani yari yagushize, ariko ijambo ry'Imana riraje, kandi iri jambo rije kugukura mu mibabaro, rije kugukura mu gahinda, rije kugukura mu kaga, rije kugukura aho satani yarakuboheye. Sinzi byari bikuboshye, ni imyuka mibi, n'abadayimoni, n'abarozi,
bari baragufungiranye, bari baragushize ahantu, wari urwaye, amaguru yarahinamiranye, amaboko yarahinamiranye, amaso yawe ntakireba, amatwi ntacyumva. Yesu yohereje ijambo ryo kugukiza, kiragukira mu izina rya Yesu, akira kubaho mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Lazaro arapfa, abarajya kumushyingura. Ku munsi wa kane Yesu araza. Kane bivuga umubabaro. Ku munsi wa kane araza, baje gukurikira iyo. Yesu aratungurana, araza. Reka Yesu agutungure mu gihe wumvaga ko byarangiye. Reka Yesu atungurane mu gihe bene wanyu babonaga ko byarangiye. Reka Yesu atungurane mu gihe bene wanyu, abo mwiganye, abo mwakuranye, abo musengana babonaga ko byarangiye. Reka Yesu atungurane, kandi aje gutungurana, agira icyo akora, aje gutungurana mu izina rya. Nkunda ko Yesu atungurana. Wari uzi ko Yesu ajya atungurana mu gihe abantu batari babyiteze, bazi ko dosiye zarangiye? Yesu ajya atungurana, araza, arababwira ati tujye ku gituro. Ayo ni amakuru muzi. Bajya ku gituro, bageze ku gituro Yesu aravuga ngo mukureho igitare. Bakureho igitare. Nagira ngo nawe ukureho igitare cyo gushidikanya Imana, n'amajwi yose akongorera no kuvuga ngo ntibishoboka, bimaze igihe kirekire. Wibuka umuntu wari umaze imyaka 38, ariko aho Yesu bahuri yahagere, yaramubwiye ngo itworere ingobyi yawe wigende, ngo arikorera ingobyi. Ibyamwikoreye nawe arabyikorera. Imana igicurukura ibintu. Hari ibintu byacuramye mu buzima bwawe, ariko iyo Yesu ahageze, ijambo rye rihageze, rirabicurukura. Wowe izera ijambo gusa, arabicurukura, bigacurukuka, bikemera. Byari bimeze nabi, bitagira ishusho bikagira ishusho. Ngo bagusize icyangiro, ntabwo urahura na Yesu. Yesu nimuhura araguha igikundiro, kuko akwigisha ijambo rye, akwigisha gukiranuka, akakwigisha kugira ingeso nziza, akakwigisha kwambara, akakwigisha kwisiga, akakwigisha kubana n'abantu, akakwigisha kuvuga, maze igikundiro kiraza. Yesu iyo muhuye umutima uracya. Imana ishimwe cyane. Ngo abigishwa bari kumwe nawe, ngo batamenye ko ari we, ngo bagenda baganira, bumva bineza neza, byuzuye umutima, bumva ngo bumva imitima yabo ikeye. Hari ibintu byaguhandaga, hari amahwa yaguhandaga, hari ibihato byaguhandaga, byahandaga ubuzima bwawe, ariko aka kanya yohereje ijambo, kandi iri jambo ryakira, kuko rikuyeho ibyo byaguhandaga byose. Bageze aho baravuga ngo mukuriho igitare, ariko yari yarabatumyeho. Murabizi ko akimara kuhagera bakomeje kumubwira ngo iyo uba wari uhari, iyo uba wari uhari, iyo uba wari uhari. Yesu arangije nawe arababwira ati ariko ninjye kuzuka n'ubugingo, mbana namwe ntimuzi, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera akiriho ntazigera apfa, unyizera kandi yarapfuye ntazapfa iteka ryose. Kubera iki murira kandi nahageze? Ni kucurira waramenye Kristo, ni kucurira kandi ufite uwo waririra. Kristo wamuririra akakuvunjira, akaguha umunezero. Rekeraho guhora wizengurukaho, ngwino kwa Yesu. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Ubuzima Yesu yagezemo, gupfa kurarangira, agahinda kararangira, imibabaro irarangira, arakuvunjira akakugirira neza. Ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera nubwo yaba yarapfuye. Byavugaga iki? Kuko Lazaro turi inshuti, hari ibye byagenze nabi, natinze kuhagera. Hari igihe Imana iceceka, ariko nubwo iba yacecetse biri mu kazi. Ntabwo guceceka kw'ijwi ry'Imana ku buzima bwawe bivuze ngo Imana yaragutaye, yarakuretse. Ahubwo bivuze iki? Bivuze kuko Imana yagushize mu kibuga kugira ngo urebe imbaraga z'Imana, nawe ugire ibyo ukora. Yaravuze ngo nzabana namwe, ndi kumwe namwe, genda. N'igihe nawe uba ugomba gukora, n'igihe nawe ugomba kumenya ngo ijambo yaguhaye rirafatika, ririzewe. Rekeraho kurira. Bararira, ariko ababwira ijambo ryiza. Imana ishimwe ko yari yamaze kubatumaho, yari yamaze kubatumaho ijambo. Ariko nubwo ijambo yabatumyeho ntabwo byabujije Lazaro gupfa. Nubwo Imana yaba yarakubwiye ngo nzakugirira neza, ubundi Imana ikubwiye ngo ndagutabaye, nibwo ibibazo bishobora kuza ari byinshi. Imana ishobora, iyo ikubwiye ngo uzakomera, abantu batangira kugusuzugura. Iyo Imana ikubwiye ngo nzakuzamura, ahubwo ubona abantu bakubonaho igisuzuguro cyinshi. Imana ivuze ngo nzaguha ijambo, abantu bakwambura ijambo, ugera mu bantu bakavuga ati uriya ari useless. Ariko ntibikuraho icyo Imana ivuga, kuko yohereza ijambo, hanyuma iri jambo rigendana n'ibikorwa. Imana ishimwe, ntacyo bitwaye. Uyu munsi urasuzuguritse, ariko
Imana yavuze ngo izakuzamura, isaha n'isaha izagutungura. Yaratunguranye ku munsi wa kane, minsi nishize aratungurana, araza aratungurana. Igihe kimwe Imana izagutungura, igihe kimwe Imana iziyerekana, igihe kimwe Imana izakoraho agasuzuguro, igihe kimwe Imana izatungura abantu. Bari bazi ko bidashoboka, ariko iyo yahageze birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Haleluya! Ndibuka Yosuwa yigeze amenya ko ku Mana bishoboka, ngo ari kurwana, arangije abwira ikirere, abwira izuba, abwira isi iti hagarara, bundi isi nizenguruka izuba, hagarara ntiwongere kugenda. Izuba babona rirahagaze mu buryo bugaragara, nyine ni ukuvuga ngo hakomeza kuba ari ku manywa. Ati reka mbanze ndangiza abanzi banjye. Yosuwa yakoze ikintu kidasanzwe kubera ko yari amuzi, yari amwizeye. Izere Kristo, izere Yesu, niwe kuzuka n'ubugingo. Ubwo ndagira ngo umugarurire icyizere. Ibyo wabonaga ko bitashoboka, wabonaga ko icyizere cyarangiye, menya yuko bitarangiye. Haleluya! Yesu ahageze barashyinguye, ahageze byararangiye, ariko arababwira ngo munjyane ku gituro. Wapi? Yaranutse. Bamubwira ko bitashoboka. Yesu ahageze aravuga ngo mukureho igitare. Ahamagara Lazaro ati Lazaro sohoka. Ngo wari uzingazinzwe, ibitambaro mu maso, amaguru n'amaboko apfutswe, ngo arasohoka. Arababwira ngo mumukureho. Ndahanura ku buzima bwawe ngo usohoke aho satani yari yaragushize, usohoke aho abarozi bari baraguteretse, usohoke mu cyangiro n'igisuzuguro cy'abadayimoni, usohoke mu byaha, usohoke mu gahinda n'akababaro, usohoke aho umwanzi yaraguteretse mu izina rya Yesu. Akira imbaraga z'Imana. Imana iravunja, Imana irakuvunjira. Amaso ye ntabwo yabashaga kureba ineza y'Imana, amazuru ye ntabwo yumvaga, ntabwo yahumekerwaga, amatwi ye ntabwo yumvaga inkuru nziza. Byari byararangiye, umaze igihe kirekire nta nkuru nziza, akanwa kawe ntikarya ibyiza, yewe ntabwo ibiganza byawe byakira umugisha, amaguru yawe ntavuga ubutumwa, ntabwo wari waraboshwe n'umwanzi, ariko akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kubohoka kwa mbere ni ukwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza wawe. Kubohoka kwa mbere ni ukuba Yesu yakwinjira mu buzima bwawe. Lazaro asohoka mu gituro kubera iki? Yari inshuti na Yesu. Ndagira ngo nkwereke ko nubwo byaba bimeze gute, aho Yesu ari buhagerere biratuma ibintu bihinduka. Icyo ukeneye ni iki? Kuba inshuti na Yesu. Ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, arakomanga. Wakwemera mugasangira, wakwemera akagera mu rugo rwawe, akagera muri business yawe, akagera mu mashuri yawe, akagera mu buzima bwawe. Kandi nahagera ibyari byaranze, byari byaragusuzuguye birakemuka. Domenda bini foranglo, ibyari byaragusuzuguye aho Yesu ahagerera biramwubaha, kuko iyo bihamagaye ngo biritaba. Yohereza ijambo kiza indwara, akira gukira indwara. Sinzi uburwayi satani yari yaraguteje, sinzi agahinda satani yari yaraguteje, sinzi umutwaro satani yari yaraguteje, ariko mu izina rya Yesu akira kurenganurwa. Umwanzi yarakurenganyije, abantu barakurenganyije, ariko dore yohereje ijambo ku buzima bwawe. Akira mu izina rya Yesu Kristo, wakira impinduka muri aka kanya. Manuye impinduka aka kanya, manuye impinduka. Wari urwaye umugongo, kira. Wari urwaye amaso, amatwi, amazuru, igifu, munda, amaguru n'amaboko, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka muri icyo gituro, sohoka aho hantu wari warashingiwe, sohoka aho hantu wari warashizwe n'ijambo ry'ubuhanuzi, sohoka aho hantu wari uri, sohoka. Ngwino ubona ineza y'Imana, ngwino ubona ubuntu bw'Imana, ngwino wuzura umwuka wera nawe, ngwino wuzura imbaraga z'Imana, ngwino nawe usohoke aho wari waracecekesherejwe n'umwanzi. Tangira uvuga ubutumwa bwiza. Tangirana iyo nkuru Bibiliya iravuga ngo iramenyekana Betaniya yose, amakuru aramenyekana. Imana ikunda yuko bimenyekana yuko Yesu yakoze imirimo. Imana ishimwe cyane, kandi bimenyekana. Ntabwo Yesu yakora ibintu bitoya, akora ibintu binini. Niyo mpamvu bagusuzuguye, bakuvuza amagambo mabi, satani yagufasheho umwanya, abantu bagufasheho ijambo. Ibyo byose Imana ikaceceka, ikabyihoreye kugira ngo nakora ikintu kinini bizamenyekane. Babandi bavuze, babandi
baba dayimoni bya bindi byose, za ndwara abantu bari bakuziho kuba byaranutse, byaramenyekanye, abantu bazi amakuru yawe cyane, nibyo biteye Yesu kuza. Ntabwo Yesu yagombaga kuza mu buryo bumenyerewe, yatunguranye mu bundi buryo abantu batari bazi. Bari bazi ko Yesu azura abatari bashingurwa, ariko aka kanya akoze ikintu gituma abantu bacanganyukirwa, abantu batongera kumumenyera mu ruhande rumwe. Hari uburyo Yesu yakwiyerekana mu bundi buryo, agakora ikintu kidasanzwe atigeze akora mu isi y'abazima. Hari igitangaza Yesu yagukorera muri aka kanya, ibintu bigahinduka, abantu bagatangara. Bagiye gutangazwa n'ibyo Imana igiye kugukorera. Ndahanuye ku buzima bwawe, bagiye gutangazwa n'imirimo y'Imana. Imigambi y'inshakuri irarangiye, imigambi y'umwanzi irarangiye mu izina rya Yesu. Baragutanze muri eliminate, baragutanze mu bapfumu, baragutanze, barakuguje, ariko Yesu agukuye muri icyo gitare, agukuye muri icyo gitare, akuyeho icyo gitare, agukuye muri icyo gituro, agukuye. Haleluya! Ndabyibuka igihe kimwe Yesu ngo baramushinguye, ngo baramushingura none ngo barenzaho igitare. Kumbe bamushinguye barenzaho Kristo. Ntabwo bari babizi ko ari ubuhanuzi. Ibikubaho n'ubuhanuzi bw'ibyo ugiye kubona. Iyo wababaye cyane wishima cyane, unezerwa cyane. Iyo wakennye cyane uzamuka cyane, ukaba umukire cyane. Iyo wasuzuguwe uhabwa icyubahiro cyane, kuko hano yarabivuze, aravuga ngo ni Imana ikura ku cyave ikicazanya n'abakomeye. Ni Imana yica kandi gakiza. Ni Imana ibihindura. Imana ihindure ubuzima bwawe, Imana ihindure amateka yawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya! Ndanezerewe cyane kuko Imana igiye gutungurana. Maze ngo ku munsi wa gatatu bagiye kureba, bagiye gusura imva ya Yesu, ngo basanga marayika yabirinduye igitare ngo akicaye hejuru. Ngo abirindura igitare akicara hejuru. Sinzi byari byaragutwikiriye, byari bimaze igihe byaragutwikiriye, byatuma udakora ubukwe, byatuma utabyara, byatuma udaheka, byatuma udashaka, sinzi byari bigutwikiriye, ariko Yesu basanga nta kiri mu gituro. Marayika yakibirinduye, yakuyeho igitare. Ati niki gituma mushakira umuzima mu bapfuye? Bagiye gutungurwa, baba dayimoni, babaroze, bizatungura abantu. Bakuvuza amagambo menshi, bibwira yuko bakurangije, bagiye gutungurana, kuko Yesu, za mbaraga zazuye Yesu, za mbaraga zazuye Lazaro, za mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, n'uyu munsi ziracyakora. Natuye ku buzima bwawe kugira ngo habeho impinduka muri aka kanya. Mu izina rikomeye rya Yesu natuye impinduka idasanzwe. Mana, ndagushimiye. Niba utari wakira Yesu Kristo muri aka kanya, umwakire. Vuga uti mwami ndakwakiriye, mbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Uhereye umwanya nzagukorera kugeza mvuye muri iyi si. Mu izina rya Yesu nigira ngo ngusengere. Data, ndagushimira kubw'ubwoko bwawe, kubw'abana bawe. Urwaye none hanakire, wari warashinguwe nasohoke mu gituro mu izina rya Yesu Kristo. Uwo abantu bafasheho ijambo, abadayimoni bafasheho ijambo, abarozi barafasheho ijambo, muri aka kanya nabohoke mu izina rya Yesu. Natuye kubohoka. Wari ubuze icyerekezo, nabona icyerekezo. Wari ubuze inzira, nabona inzira. Wari ubuze akazi, nakabone. Mu izina rya Yesu habeho kubohoka k'umutima, habeho kubohoka k'umubiri, habeho kubohoka k'ubuzima, ubuzima. Kuko Yesu urabohora, ukabohora ubuzima bwose bw'umuntu, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Natuye kubohoka ku bana bawe. Muri aka kanya habeho impinduka. Mu izina rya Yesu, inkuru yamamare, bimenyekane mu muryango, bimenyekane mu itorero, bimenyekane mu gihugu, ko imbaraga z'Imana zikoze bidasanzwe. Mu izina rya Yesu, akira impinduka y'Imana ije ku buzima bwawe, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Imana ibamugisha. Mwari muri kumwe na Pastor Janvier. Ushobora kumpamagara kuri 0788 618 873. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza, mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda, kandi ugize umugisha udasanzwe kuba Imana ikoherereje ijambo. Yohereza ijambo rikabakiza indwara, rikabakiza imibabaro, rikabakiza akaga, rikabakiza iby'umwanzi yari yarakoze ku buzima bwabo byose. Imana ibamugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Shalom.